Acting Rwanda. So, ntabwo nzi ukuntu byakira mbwira ariko ndabizi neza ko ugomba kwishima. ikibazo cyawe ntera amatsiko buri gihe bikarangira ubisubitse. Oya ntabwo nabisubika kandi niyo mpamvu twaje hano. So reka ndaze ku ntego. Yes, Like that's my baby. Like soldier kurasa ku ntego. Not like soldier. As usual. Sasa rero nyine ngiye kurasa ku ntego. Okay. Najya nkubwire yuko nyine wabaye umugabo mu bikorwa, umugabo kuri njye, umugabo mu mutima wanjye, umugabo muri byose, umwe mu bantu bagiye kumpindurira izina, ugiye gutuma nitwa umubyeyi. Ni ibintu biri nyine biryoshye. What do you mean? Nyine straight to the point, please. Nsubu ntabwo uri kubyumva. Ndatwite. Ko mbona se wajya ntabwo byishimishije. No. Utangiye kwitwara ibintu bimeze bishime mbibona. Yeah, I'm happy. Yeah. Nuko nguko ugomba kuya. Congratulations to us kandi ni by'agaciro kuba hagiye kugira undi muntu yeah. Utuza mu relax. Okay. Yeah, congratulations to us. Hello. Gihozo biriwe neza. Biriwe neza Nicholas. Umeze neza. Yeah, umeze bon. Maze iminsi warabuze contact yawe narayihamagaye ndayibura. Maze iminsi ntahari. Sorry. Cyatumye nguhamagara rero. Nagira ngo nkubwire feedback zavuye muri cya kirego cyawe. Mfite ibisubizo byiza nshaka kukugezaho. Okay. Rero twabashije gufata umwe mu bantu bari barashimuse. No, wait. Biki? Twafashe umwe mu bantu bashimuse. Rero turi kugerageza kumukuramo kugira ngo atubwire abari bamutumye. Wow. Kuko uwo twabonye ntabwo ntekereza ko umupango yaba arawupanze wenyine. Ni abantu bangahe se bari muri ibyo bintu? Byanze bikunze ni benshi, gusa twabashije gufata umwe n'ubundi wari ucunze uriya mugore. Kandi urumva ko ntabwo ari bishyize mu nshingano. Yego. Rero niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ko tubigeze hagati. Turi gukora ibishoboka kugira tumukuremo amakuru. Good news. Kandi biraza kugenda neza. Wow. Nizere ko nawe uri gutekereza ku bihembo. Uratangiye. Come on. Urabona mfite uruvugiro. No, uruvugiro ruzaza noneho ibintu byamaze kugera mu buryo bwiza. Ya kibazo, come on. Urumva ko deja igisigaye nese yabagize amaboko yacu akabura ibisubizo agomba kuduha. Ugomba kubisubiza wowe na bwiza. Yego nanone. Rero niyo mpamvu mubwira ngo ariko kimenya ko nanjye ndi umuntu ugira. Ndabizi. Hari nyinshi usanga nanjye kubera ni post nkora. Ntabwo nzi kujya mu bantu benshi. That's why mbangira ngo byibura uwo nzi twakundanyeho ndebe ko nakongera ngatryinga nkongera kugutsindira. Ndatekereza rero waza kumpa agataye mu nyuma hano nsoje akazi. No way. Gusa wowe komeza ubijyemo nanjye kuko maze iminsi nk'ibiri cyangwa umwe nje
urumva nyine ndacyajagaraye ndacyananiwe ariko ndaza gushaka time ubundi twicare tugasome wenda nko muri nka next week. oya hanekure jya reka muri kuntu bimeze noneho sibyo ni close reka tubonane ariko sinana ngo ujye nkumbura by the way nawe rwose nawe wabikomeje reka tuzi kubonana kuko nanjye niko ugiye kubona time ugihinduka kubera umva nanjye impamvu ndi kubwira gutyo hagati y'ejo n'ejo bundi ushobora kujya muri misiyo mu ntara nzagusanga mu ntara oya ndabizi ejo yaba ari filime waba uri kunkinira turaziranye reka tuze guhura sibyo ntabwo ibintu byose bibagira kuri telefone nibyo nshobora kubwira turi kumwe wenda nakubwire kuri telefone ahubwo ibyo ngibyo niba ufite andi makuru ushaka kumpa nta kibazo reka byemere duhure ubwo turaza guhura rero ndaza kuvugisha nza kuva mu kazi ese bajya ubivuga gutyo n'ubundi buryo nabuvuga bwumvikanaga ariko ntacyo niba ushaka ko mbivuge muri ubwo buryo nta kibazo ese umushiki wanjye ko ubona badahari ibi televiziyo wabireba ukagera ukanabihaga wa mukobwa wihanganiriza ariko wowe se bite ngenda aho ngaho mbameze neza umunsi mbona utakanyamu neza buriya rega inzara niyigira mu bintu aho ubundi ibindi byo nta kibazo se kubona ntakunda agacupati wenda mba nakabuze nubwo nkaba atari kenshi oya ntukanywe inzoga ntabwo ari nziza imyaka ngezemo niyo kumbwiriza kuva ku nzoga unywa gake cyane ariko ya mu rugero ariko rero inzoga ni nziza nubwo abantu bazikunda ariko uzangiza ubuzima mama burya nakubwiye yuko mperutse guhura na oxygene narabimbwiye si wowe wibagirwa byiza yabyicanze aya mahoni y'i Kigali ntabwo yoroshye rega iyo utayamenyerera kugiraho ingaruka kubera mwana waramukundaga ibintu byari byose agusira mama rero nimba ndi bumwite umukobwa nimba ari umugore oxygene ati n'umugore rero umuntu yatwise aba yabaye umugore buriya njye nuko ntabikubwiye neza ariko nta gihe nigeze ngira cyo gukundana na oxygene uretse kuba twarahuye gutyo akanyiseduza bigatuma habaho n'iresitorasiyo agatwita murakoze this is my house wow ni heza cyane shaka reka nkubwire rero niba hari ikintu nkumbuye nkumbuye iriya mikeke y'iwanyu ni ukuri kw'Imana nushaka kumbwira ngo tuhite tujyane umve ngo imikeke uzorya izoguturitsa n'inda oya ariko mama makuru yesha ndamukumbuye makuru ni meza mama arakomeye n'abatoya banje barakomeye ese makuru ya musisiteri wawe araho shume meruka we n'abazungu ari hejuru biti meruka baramutereye mariage y'iryari mariage yiwe ahubwo yenda kuba none se wiyumva gute murumuna wawe agiye gukora mariage w'ukira oya niyumva natwe numva byonezera mugabo biri ku mutima sawa antuka nawe urabyumva ariko wabaye reka nkubwize ukuri tukiri hakurya iriya urazi ko amazi hakurya yarakugize nabi cyane sha ariya ntaho narimenyereye ariko umeze neza meze neza sa neza njye kandi ubundi kukureba nkumva nyine nuko ndi umukobwa ariko kanagomba ndagusaba amavuta wisiga usigaye ufise akamwemwe usigaye wishima je ndiko ndakuraba umunezero ufise wawukuye uri inshuti yanjye nziza umunezero ufite nawukuye ntashaka ko wenda amafoto aravuga ndekaho gato ndabe kavege ibyishimo byanjye aho mbikura cyuko rurishimye yes
Jo wagira ngo barandoze ni ndandoze sha. Ibishimo byanjye dore mbikora. Hewe Lucas n'unejeje umutima wawe. Nibyo nakoraga byose byari kugira ngo ntange ni nk'ikiguzi cyo kumwishyura nk'impuhwe z'uko yaba nyine yarampaye icyubahiro ntacyo ndicyo tukaba turi kumwe ariko namenye yuko inda yavuyemo. Ndagusijemo? Ndagusijemo yavuyemo. Biva mu minigisi nawe ikuyemo ubwe bita iki? No, ntabwo mbizi neza ariko twarabonanye ambwira yuko ngo nta mwana agitwite n'ikindi ngo namuvira mu buzima. Cyangwa ari kumuguhisha. Amakuru arizewe? Nope. Uzabigenzure neza. Nubwo nizera yuko mu gihe twagize haburaga nk'ukwezi ngabyara. Wabonye ntayo afite? Nta ndafite. Ariko igihe umuntu abyara neza ariko uzanze umunyamakuru neza ko ntabwo mbyumva kuba umuntu ahita avuga ngo umuvire mu buzima inda yawe yavuyemo. Ikindi kandi nanone no mu ibura ryiwe nahabonekeye ntabwo yaje ambwira ati nari naravuze muri ubu buryo cyangwa se naravuze njye ahangaha. Ibyo nabyo ndabitekereza bikanca nkumva ngiye kubaho umusazi pe. Ariko reka simko namye mbikubwira iriya famille ntabwo ari abantu beza. Ntabwo ari abantu beza kuri wowe kandi nabwiye ngo ujye ubanza urebe ikintu. Nambere nigeze kubwira ngo njya nkusengera kenshi. Nkubwira ko banambwiye ngo uzitonde mu guhitamo kwawe. Sibyo? Rero ntabwo iyo umuntu aje mu buzima bwawe ugasanga utangiye kugira ibibazo umuntu ugomba kumugendera kure. Sinibyo gusa nimba sinzi ibintu biri kumbaho pe. Bakwimagina yuko Gihozo ntwite. Erega biriya ibintu byose bibaho iyo utarashika ahantu, iyo utaragerera ahantu. Bajya bavuga ngo utaragera ibwami abishwa byinshi ariko uwo n'umugani wo mu Kinyarwanda sinzi umukino ndukurugo bavuga. Utaragera ibwami abishywa byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo utarigerera ahantu nyine baba bakubwira amakuru y'ibihimbano bamwe nyine ibintu bitari ibyanya atizewe. Voilà atizewe. Rero sasa nyuma yo kwiyizira sheri gese narakabye ariko ndabona wahikaraye cyane ni badamu irifo kumpa amakuru neza wowe uri kuca hirya no hino ndashaka kumenya uwo munezero aho uri guseseka umva ni mu mutima mbanze maguruke nkure banyerera abanyashi wazanye wewe aho uri urubaho mani ego sha reba sha ibi byarayidutse cyane ibyo bintu mpa makuru utagiye kungirira ishyari no ya nta shari ndanezerewe n'ukuri kuba wishimye byonye no kubunezerewe wewe biranezereye. Mutekereze mu mushinya nahoranaga i Burayi ubu none wikubye kangahe ku muntu nkunda kugira ikimuga amaguru nukuyaca mu mavi guhera mu mavi na mu maboko ngaca umuntu amwiyumviriye gusa ikibitekerezo kimutekerezaho uhita umukata tugaruka aho ngaho rero naraje rero umuhungu ubona aramukabye umutima ndagufite uramunyukanyuka naramufashe sasa no kuvuga ngo umva urabizi ikintu cyambabazaga hariya cyukoze zo kwigira irifo kumpiyo mitwe ego ugomba kwiga ego urumva nyiri hariya kuvugana rimwe na rimwe twaravuganaga urabizi ukuntu avuye agahinda karanyisha umutima ndabizi sheri ngere hano nsange hari agakobwa kamwifunze rero nanjye umwana uvuye hakurya iriya ntabwo wantwara ndakwizeye ntabwo bikunda ariko hariya wahora uri n'ikijuju ubwenge bwashitse ngaho buriyongera washitse mu gihugu cy'iwanyu tugira ubwenge bwishe cyangwa wagiye kwa nyokuru hariya we kwa mama never nanukubaza ko nta kuri nta muntu n'umwe turahura naje nyine nza muri ibyo ariko ubu ngubu mfite akabebe mu nda. What? Ufite akabebe mu nda? Ese ubundi inda yanjye ukuyeruka nuko nangana gundi wenje mbona wavyibushe hose man ibirungo baragusizemwo amafaranga arimwe ibirungo iki canke ni bya bindi nyene baguha ngo
iyo ufite ngo sheri ngo mukaguma muhura kwa kantu kiyongera ngo kazuruha ngo kazana za nyashi yes nico se sheri nyine wumve ngo ubu ndanezerewe akabibe mu nda ubu ndi umugore muri runo rugo ngo umugore nyine ukwiriye u Rwanda ndi gutungurwa banza ureke gatoya ufise inda ya Lucas of course naba mfite yandi wow what high five biranezereye umva sorry none cyakenze gute no wait ibyo kuvuga ngo mariage ngibiki sheri mariage next plan yawe ni mariage wow kandi ni ikintu kirenze ubukwe nzabwipangira from zero igihe cyose narindagiriye nicyo cyo kugira ngo nkore ibintu by'ukuri binyuze mu mucyo ntazicuza mu myaka iri imbere ngomba gukunda Gihozo kuko niwe mugisha Imana yanyohereje oxygene n'ubundi gihe twabanye ntacyo nagezeho buretse umuruho gusa no kwirirwa ndindagira nta mwanzuro nta wundi Oui. Oui, ça va. Mais c'était chérie wanjye. No, don't mind. It's okay. Waba uri mu rugo? Why? No, tell me. Uri mu rugo? Of course. Okay, I'm coming. No way. No. Ndaje nta kibazo ntegereza. Wait. Sibyo? Gusa mfite izindi gahunda wantegereza igihe gitoyaho gato? Ntabwo ntinda humura. Like 5 minutes or 10. 5? Yeah. Iwanyu cyangwa naho uri? Uri bumpengeza aho ngaho ariko I'm already in my work. Thank you. Hanyuma Giho. Urabizi impamvu yatumye nguhamagara. yego Reka ariyo mpereho ndase ku ngingo. Nawe siko ubyifuza? Cyangwa ntangire mu bwabyo udakunda? tangira umbwira ku ntego niyo sawa Okay. Nk'uko nabikubwiye rero hari undi muntu twafashe ibyo nari nabikubwiye kuri telefone right? Ikirenze kuri icyo ngicyo biriya bintu naje gusanga bikuriwe n'umudamu bwoko ki ni mama oxygene waba ufite ifoto ye ngo unyereke reka mukwereke Jesus mama wande oxygene yego umubyara se mu nda ibyo natwe nibyo tutaramenya neza kuko ntekereza ko mama umuntu atatuma Jesus ntabwo bishoboka umumama nk'uyu nguyu mbona mwiza cyane n'uyu mubyeyi iki hanyuma se akamushimuta kubera iyihe mpamvu akamukurire ntabwo ibintu byumvikana rero Giho iyi niyo mpamvu nashatse kubikubwira no kuba nkweretse n'ifoto ntabwo byemewe nuko mu gihe tugiye kubafata tumenye ikintu cyabiteye exactly ntabwo turakimenya natwe ntabwo twumva ukuntu umubyeyi yashimutisha umwana we sinzi ikintu yaba ashaka kugeraho kandi ikindi natwe byanze bikunze tuzabimenya
kubera ko dufite bariya bagomba kuba batangabuhamya igikenewe n'ubundi amategeko azabikurikirana ahubwo ikindi ubu ngubu oxygen ari mu rugo no way kandi kuba ari mu rugo ari kumwe na nyina umwana se bamize ati urumva ko kubera ibintu byabaye inda ya oxygen yavuyemo mu kuvamo kwayo rero urumva ko n'uruhare runini rufite nyina wabashije kumushimutisha byanze bikunze n'icyo cyagomba kukiryozwa ntabwo ibyo bintu byumvikana mama wa oxygene niwe washimutishije umukobwa we cyane amuhereza abahungu baramushimuta bamukuriramo inda nibo bamukuriyemo inda urumva umugore utwite gucishwa muri ibyo bintu byanze bikunze harimo uruhare rwo inda yavamo urumva ko natwe ntabwo turasobanukirwa neza niyo mpamvu tugiye kubanza kubafata tukabahata ibibazo gusa mbanje kubikubwira nk'umuntu wanjye kugira ngo tujye kubafata n'ubundi ubizi ko numva ibintu biremereye ko biremereye umutima ntabwo byoroshye so none se ubwo njye ndakibaza umubyeyi nk'uwo gito ufata umwana we akamucisha muri ubwo buribwe ariko n'ubundi babahungu nafashe n'ubundi bwa mbere batinya uriya mugore cyane ashobora kuba afite amafaranga menshi akaba yamutera kubera ibintu nka biriya narabyumvise ngo iwabo uriya mukobwa nyine bafite amafaranga menshi uretse kuba nyine ibi byose nyine ndi kubikora kubera inshuti hanyuma n'ubundi ndi no mu iperereza hari ikintu nabashije kumenya ntabwo byanshimishije warambeshye ngo Lucas ngo ni umusaza wawe ariko mu byo dukora n'ubundi mu iperereza ukuri narakumenye ariko n'ibiti tunabyihorere ntekereza ko ntangiye kugera ku musozo w'ibintu wifuje ko mukorera none se bya Lucas byo oya mu kazi kacu byoroshye kumenya ibintu byose nicyo dushinzwe burya ntabwo bitangaje kuba nabimenya ubwo rero udakomeje kwigira umwana ubona nanjye niteguye ingorane yanjye ntacyo oya ariko ndayikwiye deserve it kabisa ahubwo n'ubundi no mu iperereza twamenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri bariya bantu byinshi pe hanyuma none se nyuma y'ibyo nicyo gisobanuro ndi gushaka ubwa nyine niyo mpamvu twifuza guhita tubafata aka kanya bidatinze nimubafata rero ngewe ndashaka nyine mfite amatsiko yo kubona uwo mumama neza amaso ku maso nkareba nyine umumama nk'uwo izo mbaraga yazikuye oya ngewe ibintu byose nabigushyiramo nk'uko binsaba ariko nawe nyine ugomba si byose reka ndakumva wumve nyine ko nkumvise ijana ariko nyine ukeneye icyo gihe cyiza cyo kugira ngo agufashe ngo bikomeye ngo n'ibisubizo turimo gusa utari kunywa urumva ngo uyu munsi ngo wafashe konje wowe papi ndumva inda yuzuye nenda gusandara ahubwo nimba nabona nk'akantu k'akadimu cyangwa pomade nkasiga ese wari mu biki inyuma hariya inshuro zose ngo wahamagaye nahamagaye nabishye ntabwo nagize wari uri mu biki nari ndimo ndavugisha nyakubukwe turimo turapanga nyine udushinga tw'umwana na nyina se subizi urabuzwa n'iki se mwaye ukomeze kuryoherwa ariko umugana ndaba nsinze oya ntabwo uri businde ukamenyereza it's okay shu gato nagira ngo nyine ngushimire aho hose angeze n'ubu musirimu ndabikesha wowe wangaruye mu buzima pe dore warabyibushye ibitamo byaje kukura ngavuga ngo this is mine ariko usko nibutse
ari ukuri nimba ari inzozi ariko ntabwo ari inzozi mperutse guhura na oxygen sasa nawe iyo turi mu bintu byiza utangiye kuzana ibintu bibi nako ntabwo ari ibintu bibi turi muri mudu nziza ukatuzanamo ibindi bintu mbese oxygen wawe mwahuriye ahuriye mu muhanda wowe na oxygen mwarahuye ari mu modoka mu nzozi se simbizi ariko nzi yuko twahuye bya nyabyo nubwo tutigeze tuvugana ariko shaho umaze gusara gusa ni ukuri wisuzume neza urebe n'ukuntu wajya kwa muganga ariko ujya wirira muri miruwari ubona uriya mukobwa atarakuruze nakubyo tubize ashobora kuba atarakuruze ariko ibyo byari inzozi sibyo oxygen si ubwo mwahuyemo ubu mubonanye nande na nyina n'umuvandimwe we mama we anyway ntacyo oya ni inzozi izo ni inzozi ibyo tubiveho ako ni ukuri uriya mukobwa uriya mukobwa burya nta kibazo reka tumuveho nubwo ari nyine yarushye ariko nde warushye wowe cyangwa uwo mukobwa oxygen yarushye ate ese ubundi reka tugaruke gatoya katuganire nk'abaryi b'imbuto sibyo mbabarira umbwire ubundi nta nubwo twize tuganiraho umwanya munini dore ni nawe umuzanye ubundi we nuriya mukobwa urugendo rwawe na rwo gukundana rwatangiye rute ni gute watinyutse bo abahungu rimwe mutera intambwe ya mbere kugira ngo mwaprocinge umukobwa umubwire ko umukunda waratinyutse ujya kubwira umukobwa nkuriya ngo ndagukunda nyuma yo kumubwira ko umukunda umutera inda ibyo nabikwakirije umunsi wa mbere urabyibuka neza umunsi wa mbere nza kukureba ibibazo wari urimo hanyuma nyuma y'ibyo urarenga famiye yiwe ntigukunda ariko umutima wawe uracyari kuri uriya mukobwa ubundi uba wumva wowe uzi ibintu umaze gukora n'ibyo nagukoreye ntabwo unyurwa ndabishimira yego ariko nanone ntabwo umuntu yibagirwa ahahise aho hahise haba rero hansobanurira hahitanye iki explain little nyine oxygen yirengagije ibintu byose pe like nk'ubuzima yari abayemo bwiza iwabo araza aransanga nta kintu mfite from zero ariko nanone by'akarusho ni uko ibibazo byabaye Imana iba irakunzaniye njyewe mbana muri story yawe na oxygen mbwira story yawe gusa na oxygen njyewe umuhuyemo kuko I think ko ntari muri story yanyu muri babiri yeah twabaye just like that ngiye kumukorera imodoka birangira turyamanye ariko nta n'umwe wagize it's a long story abahungu muri bitangaza nako ntago ari abahungu bose by the way ni wowe uri gitangaza cya mbere nabonye ku isi murahuye bla 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 uwo muteye inda mwahuriye mu igaraje sibyo kujya mu muhanda muhura mu muhanda uhita ujya mu igaraje uhita umuterera y'inda ntabwo wigeze ukundana na oxygen